twongeye kubegereza abakundwa mu mwami mu izina rya Yesu, tuvuga ngo ubuntu bw'Imana burusheho kubana namwe. Uyu ni umwanya mwiza tubonye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, aho twifuza kujya tubana namwe tubasangiza ijambo ry'Imana, cyane cyane kugira ngo tugire urufatiro mu byo twizera. Iyo umuntu afite urufatiro rwiza aba ameze nk'inzu yubatse ariko yubatse ku rufatiro rwiza. Nanone kandi birashoboka ko umuntu yaba mu byo yizera ariko kandi akabibamo urufatiro rudafasha. Ibyo nabyo twabigereranya nka ya nzu yubatse, yego irubatse ariko ntago yubatse ku rufatiro ruzima. Ngo bivuze ngo niba iyo nzu nayo itubatse ku rufatiro ruzima, buri kimwe cyose cyayihungabanya. Imana rero ikaba yarashyize ku mitima yacu kugira ngo tubafashe twese dufatanye mu izina rya Yesu, twese kugira ngo tube ku rufatiro rwiza, urufatiro ruzima, urufatiro rukomeye. Urufatiro rwiza kandi rukomeye rushingira ku byizerwa bizima by'ibanze. Twabigeranya nk'ibyo kurya umwana arya akiri mutoya, kandi ubu ngubu abahanga bo banagaragaza ko ibitunga umwana bitangira no kumutunga akiri mu nda ya nyina, kugera ubwo umwana avutse nabwo agahabwa ibyo kurya by'ibanze bizamufasha muri ubwo buzima. Iyo ibyo byose umwana bibonye hakiri kare, ubuzima bwe bukura neza. Ibyo rero nabigeranya n'ubuzima bwa Gikristo, ko igihe cyose umukristo abonye iby'ibanze bimufasha mu buzima bwe akiri muto, cyangwa se akakira ibyo kurya by'umwuka bizima hakiri kare, biramworohera kugira ngo nawe akurire mu buzima bwa Gikristo. Nagira ngo twibukiranye ko ubuzima bwa Gikristo ni ubuzima bukura, ntabwo ari ubuzima buhagaze hamwe, ni ubuzima bukura, ni ubuzima bwaguka, ni ubuzima budahagarara hamwe. Rero Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Numvaga nifuza kugira ngo tutangirane n'inyigisho ivuga ngo mbese agakiza ni iki? Uzumva umuntu wese akubwira ngo yakiriye agakiza. Ese agakiza ninde? Ninde gakiza? Agakiza ni iki? Kandi muri ako gakiza umuntu yakiramo iki mu by'ukuri? Kuko iyo bidasobanutse muri ubwo buryo, usanga rimwe na rimwe dutangira ariko tugasa nkaho dutangiriye ku rufatiro rusa nkaho runyeganyega. Munyemerere noneho tubanze turebe ngo ese aka gakiza, kubera iki tugomba kwakira agakiza? Kubera iki umuntu wese akeneye agakiza? Impamvu buri muntu wese akeneye agakiza, kandi agakiza ni impano itangwa n'Imana, nuko twese ukurikije inkomoko yacu turabo kugirirwa umujinya n'Imana, turabo kurimbuka bishingiye ku nkomoko yacu dukura muri Adamu. Abenshi hari ubwo batekereza ko baba abanyabyaha kubera ko bakoze ibyaha, ariko nagira ngo mbabwiye bakundwa ko tudahindurwa abanyabyaha nuko twakoze ibyaha, ahubwo turi abanyabyaha kubera yuko dukomoka muri Adamu wakoze icyaha. Niyo mpamvu rero ku bwa Adamu ducirwaho iteka. Rero dukeneye indi nkomoko muri yo twakira gutsindishirizwa, tugahabwa ubugingo buhoraho, tugakurwaho ku gucirwaho iteka. Bibiliya iratubwira ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Tugiye kureba rero se ubwo bugingo buhoraho tubwakira duti? Ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, cyangwa se ibihembo by'icyaha ari urupfu, kandi icyo cyaha kikaba cyaratugezeho atari twe tubigizemo uruhare, kandi tukisanga urwo rupfu ruri kugera ku bantu bose. None ubwo gusohoka muri izo ngorane, gusohoka muri ako kaga twisanzemo, twagasohokamo duti? Uko twinjiye mu irembo rimwe rya Adamu tugacirwaho iteka, niko dukeneye no kwinjira mu rindi rembo ry'umuntu umwe kugira ngo tubashe gukira. Iryo rembo ry'umuntu umwe rero ryakinguwe n'umuntu umwe, ari we Kristo Yesu. Turyinjiramo ari uko twizeye. Nagira ngo tubanze turebe urwo rufatiro rw'aho umuntu wese akwiriye kuba yisanga kugira ngo yakire ako gakiza. Imana rero iduhana umugisha. Ibyo byose mushatse kugira ngo mubisobanukirwe neza, mwareba mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 duhere ku murongo wa 12, niho tubona uburyo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Munyemerere rero tudatinze turebe ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere turera ku murongo wa
reka duhere ku murongo wa 20. Harabangwa kibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi. Yosefu mwene Dawidi, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Bakundwa mu mwami, ndagira ngo tubanze turebe. Uyu ni Yosefu ubonekewe, wiyeretswe na marayika, arangije aramubwira ati, mva rero witinya kurongora umugeni wawe. Kubiriho yaragiye kumubenga kubera ko yaramaze kumenya ko atwite. Ariko marayika aramubonekera aramubwira ati, witinya kurongora umugeni wawe, kubera yuko inda twite si y'umuntu wari we wese, ahubwo ni y'Umwuka Wera. Imbuto imurimo ni y'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo nibyo aratwite, ariko iyo mbuto ni y'Umwuka Wera. Kandi iyo mbuto y'Umwuka Wera, umwana uzavukamo uzamwite Yesu. Kuki? Kuko ari uzakiza abantu ibyaha bye. Ubundi izina Yesu mu gihe burayo risobanura Yeshua cyangwa se Yeshua, risobanuye umukiza, wari uje gukiza abantu ibyaha byabo. Niyo mpamvu izina rya Yesu, iyo uvuze ngo wakiriye Yesu, nta kindi wakiriye gukizwa ibyaha byawe, kuko byonyine izina rye rirasobanutse n'igisobanuro cyabyo kirasobanutse. Uwo mwana uzamwite Yesu. Iyo mbuto iri muri Mariya ni y'Umwuka Wera, kandi uwo mwana navuka uzamwite Yesu, kuko ari uzaza gukiza abantu be ibyaha byabo. Bivuze ngo iyo umuntu yakiriye Yesu, kuko icyo dusabwa ni ukwakira uwo mwana, icyo dusabwa ni ukwakira uwo Yesu. Kumwakira rero bivuze kwakira n'igisobanuro cy'iryo cya mission imuzanye, cyangwa se igisobanuro cy'izina rye. Ariyo mpamvu natwe tuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu, yakiriye gukizwa ibyaha bye. Noneho rero iyo tuvuze ngo umuntu yakiriye gukizwa ibyaha bye, igihita kiza mu mitekerereze y'abantu mu buryo bwihuse ni ukwibaza ngo mbese ko uyu muntu yakiriye gukizwa ibyaha bye ntabwo azongera gukora ibyaha. Ibyo byose ni imyumvire, ariko ishingiye yuko abantu mu buzima bwabo babayeho bagerageza gushaka kugira ibyo bakora kugira ngo barebe ko banesha bwa buzima bwabo butameze neza. Ariko bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo uko ubona umuntu avuka akisanga arimo akora ibibi, akisanga abikora, ni impamvu yahakomotse, ni impamvu y'inkomoko ye n'ituma akora ibyo byose. Ariko abantu kubera ko batabimenya, bo baragerageza gushakisha kugira ngo barebe ngo ese niki nakora, ni gute nabigenza, nakwitwara nte kwa ngo ndebe ko ibi byose nabyikuraho. Ariko kandi ntabwo ari Imana iduhamagarira. Abenshi ni uko turwana nabyo. Iyo tuvuze gukizwa ibyaha, ahanini twumva ngo ngiye kureka kanaka, ariko si cyo cya mbere. Ese reka mbabazi, Abanyarwanda baravuga ngo aho kwica igitera wakwica ikibimutera. Ni ukuvuga ngo iyo twakiriye agakiza, icya mbere na mbere ni ukubanza gukuramo gitera. Ni ukuvuga ngo nuvuga ngo cya kindi kidutera gukora bya bindi, nicyo tubanza gukirana nacyo, nicyo tubanza guhangana nacyo, nicyo reka mvuga ngo niki Imana ibanza gukoraho. Iyo tuvuze ngo twakiriye agakiza, ni icyo ngicyo. Mbere na mbere ni ukubanza kwakira indi mbuto nshyashya. Niyo mpamvu iyo tuvuze ngo Yesu nuzakiza abantu ibyaha byabo, gukizwa ibyaha nicyo dushaka kuza kureba. Ese gukizwa ibyaha ni iki? Kuko hari uhita yumva ngo buriya ubwo nakijijwe nkaba nibaga, nkaba nabeshyaga, buriya ejo mu gitondo sinzongera kubikora. Iyo myumvire kubyumva gutyo ikaba ni imyumvire itariyo. Ejo naramuka yongeye kwisanga wenda ari kubikora, azaba icyo twita desperate, azatangira gucika intege ati kumbi bya bintu ntago bikora. Ibyo bavuze ntago ariko bimeze. Ariko niyo mpamvu tugira ngo tureze igisobanuro nyakuri cy'agakiza ni ikihe. Igisobanuro nyakuri cy'agakiza kibanza guhera kuri nyiragakiza ukazanye, ari we Yesu. Twabonye ko yitwa Yesu, ko ari uzaza gukiza abantu b'ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Ubwo bivuze ngo rero niba warakiriye Yesu, wakiriye gukizwa ibyaha byawe. Nakijijwe ibyaha byanjye, nanjye nawe wakijijwe ibyaha byawe.
umuntu nakubaza ngo wakijijwe iki, wakijijwe ibyaha byawe. Hari nawo ubwira ngo ariko ukwiye kwakira umwami Yesu, Imana ikaza gutura mu buzima bwawe, akubwira ati nta byaha nkora. Abantu benshi batekereza ko bakizwa ibyo bakoze. Oya, dukizwa kubera ko dufite inkomoko muri Adamu, tugendana urupfu, tugendana gutandukana n'Imana. Noneho rero iyo tumaze kwakira Yesu tuba twongeye gusubira mu busabane n'Imana, ko tuba twakiriye gukizwa ibyaha byacu. Noneho reka turebe se uko gukizwa ibyaha byacu ko ni ukuhe, cyangwa se gufite ikihe gisobanuro. Reka turebe Luka igice cya mbere n'umurongo wa 77. Imana iduhana umugisha cyane. Igitabo cya Luka igice cya mbere n'umurongo wa 77 haraza kudufasha haduhe igisobanuro cyo gukizwa ibyaha byacu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Luka igice cya mbere, reka duhererenda ku murongo wa 76, haravuga kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni Zakariya wari urimo aririmba indirimbo z'ishimwe, ariko bifatanyije no guhanura. Yarimo ahanurira umwana we Yohana, amuvugaho amagambo akomeye y'ibyari bigiye kuzamubaho mu buzima bwe buri imbere. Aravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza. Ibyo no kumenyesha abantu iby'agakiza, ako ni kagakiza navugaga twakira. Ako ni kagakiza tuvuga kabonerwa muri Yesu, ariyo twabonye ko Yesu yaje gukiza abantu be ibyaha byabo. Niba rero Yesu aje gukiza abantu b'ibyaha byabo, bivuze ko ari we gakiza. Noneho rero tugiye kureba ese ko Yohana Isa muhanuriye ko ari uzaza kumenyesha abantu iby'agakiza kabo, ibyako gakiza kabo bisobanutse biti, cyangwa se bifite ikihe gisobanuro. Umurongo wa 77 agace ka B urabisobanura, hakavuga ngo ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Nukuvuga ngo iyo umuntu amenya iby'agakiza, icyambere ni ukubanza kumenya ko ababariwe ibyaha bye. Icyo nicyo kintu cya mbere. Uvuze ngo nakiriye Yesu, ikintu cya mbere ukwiye kusobanukirwa nuko wakiriye gukizwa ibyaha byawe. Wakijijwe iki? Wakijijwe ibyaha byawe. Wihita wumva ngo naretse iki n'iki n'iki, oya, ntago aricyo bisobanuye. Ahubwo igisobanuro nyacyo bivuze ngo niba narakijijwe ibyaha byanjye, bivuze ngo nababariwe ibyaha byanjye, no kumenyesha abantu iby'agakiza kabo ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Nuko rero uyu munsi mukundwa mu mwami, niba warakiriye gukizwa ibyaha byawe, ndagira ngo nkubwire uyu munsi nkumenyesha iby'agakiza kawe, nk'uko Yohana nawe yaraje kumenyesha abantu b'Imana iby'agakiza kabo ko kwari ukubabarirwa ibyaha byabo. Mu izina rya Yesu rero ndagira ngo muri kino gitondo mutangarize inkuru nziza ivuga ko igisobanuro cy'agakiza nyacyo kabonerwa muri Kristo, kabonerwa muri Yesu, ari nacyo gisobanuro cye. Igisobanuro cy'agakiza kawe nuko wababariwe ibyaha byawe. Muranyemerera ibi ntambwe ya mbere noneho yo kubanza kumenya, yo kudufasha kubanza kumenya ikibaye mu buzima bwanjye n'ubwawe, nuko tubabariwe ibyaha byacu. Iyo tuvuze iki ngiki, abantu bose ntago bahita babyumva. Abenshi bahita bumva ko kuvuga ko umuntu ababariwe ibyaha bisobanuye guhita abona uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashaka. Oya, ese tubabariwe duti? Icyo tubabariwe ni duhawe imbabazi z'ubuzima bwacu bwose. Ese imbabazi duhabwa zo zinyura hehe cyangwa zica hehe? Bibiliya iravuga ngo dukurikije amategeko hafi y'ibintu byose byezwa n'amaraso, kandi ntihashobora kubaho kubabarirwa hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Bivuze ngo mu rupfu rwa Yesu niho twakwiye kwakira kubabarirwa imbabazi, niho hari imbabazi zuzuye z'Imana. Kandi izo mbabazi z'Imana twakira si imbabazi z'agahe gatoya, ni imbabazi z'ubuzima bwacu bwose, ni imbabazi z'ibyaha twakoze, ibyo dushobora gukora ndetse n'ibyo tuzakora. Nabizi ko ibi ngibi bishobora guhita bitera ihurizo. None se ni gute twabarirwa ibyaha tutarakora?
ariko icyo dukwiye kubanza kumva ni uko mu gitambo cya Kristo Yesu amena amaraso, ntabwo yamenye amaraso ye ngo ubabarirwe ibyaha byawe hanyuma ngo azongera apfe igihe uzongera kugira ibindi byaha uzakora. Oya. Noneho kandi hariho n'ikindi dukwiye kudasobanukirwa. Mukundwa, Yesu yapfuye mu myaka 2010 ishize, hafi 2020 ishize. Kandi icyo gihe Yesu apfa, mu bo yapfiriye njye nari ndimo kandi nari ntarabaho, nawe wari urimo kandi wari utarabaho ngo ukore icyaha na kimwe, ariko mu mugambi w'Imana, Imana yari igufite. Icyo gihe rero Yesu yaragupfiriye kandi apfira ibyaha byawe nawe. Noneho se nakubaza, ni gute Yesu yapfiriye umuntu utarabaho? Kereka niba utabyizera, ariko nizera ko mu bo Yesu yapfiriye wari urimo ndetse nanjye nari ndimo, kandi icyo gihe Yesu adupfira twari tutarakora icyaha na kimwe. Aho rero niho wabanza gutekereza ngo ese niba Yesu yaragupfiriye utarakora icyaha na kimwe, ibyo ntibishoboka ko yaba yaranapfiriye n'ibyaha uzakora? Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo kubw'urukundo rw'Imana yababariwe ibyaha bye byahise, ibyo yakora ndetse n'ibyo azakora, umuntu we yumva ko bishoboka kuba yababarirwa ibyaha yakoze, akumva ko bishoboka kuba yababarirwa ibyaha yakora, ariko akaba atumva ko yababariwe n'ibyaha azakora. Wakumva ko Imana hari ikindi kintu izakora kugira ngo imubabarire. Oya, warababariwe, ubuzima bwawe bwarababariwe, wakuweho urubanza, nta rubanza na ruto rukuriho. Iyo niyo ntambwe ya mbere yabanje kuba mu buzima bwawe. Reka nsoreze kuri iki ngiki mvuga yuko Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urwo rupfu ni igihembo cy'icyaha cya Adamu, kandi urwo rupfu rwageze kuri twebwe twese. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu, buzanwa nuko tumaze gutsindishirizwa. Icyo twita gutsindishirizwa ni ugutangazwa ko turi abakiranutsi, kandi ikindi ni uko dukuweho urubanza, kandi urwo rubanza dukuweho ni urw'iteka. Kimwe nk'uko muri Adamu twaciriweho iteka, niko no muri Kristo dukurwaho iryo teka, kandi iryo teka nta kindi cyarikuraho usibye urupfu rwa Yesu. Nitunavuga urupfu rwa Yesu, jya uhita wumva kumeneka kw'amaraso ye. Muri ayo maraso ye rero niho dukura imbabazi z'iteka, ndetse kandi tugahererwamo ubugingo bw'iteka. Rero mukundwa, reka nsoze nkubwira ngo Imana yarakubabariye rwose. Nicyo agakiza bisobanuye. Nuvuga ngo narakijijwe cyangwa nakiriye agakiza, jya uhamya ko wakiriye Yesu, wakiriye imbabazi z'Imana, wakiriye gukurwaho gucirwaho iteka. Icyo wakiriye muri Yesu cya mbere na mbere, wakiriye impano y'ubugingo buhoraho. Utaha nitubona umwanya tuzongera dukomeze noneho turebe ese icyo gisobanuro cy'imbabazi kivuze iki, cyane ko hariho benshi batekereza ko kuba umuntu amenye yuko ngo yababariwe ubuzima bwe bwose, benshi niko babitekereza. Bo batekereza ko ngo ari uburenganzira umuntu aba afite bwo kujya kwiberaho uko ashaka, ariko ndagira ngo mbamare impungenge, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo wababariwe aba afite uburenganzira bwo kujya gukora ibyaha, ahubwo wababariwe ababonye uburyo bwo gukunda cyane. Yesu yaravuze ngo uwababariwe bike akunda buke, ariko uwababariwe byinshi akunda cyane. Reka tubanze tumenye ko twababariwe. Numara kumenya uburemere bw'imbabazi Kristo yaguhaye, nawe bizatuma umukunda cyane. Reka rero mbashimire kubw'umwanya mwaduhaye mukadukurikira. Imana ibagirire neza, tubifurije ibihe byiza, kandi tubasaba kugira ngo muzakomeze munadukurikirane, mukurikirane izi nyigisho. Ndahamya neza ko zizabafasha. Mureke dusenge. Imana ibagirire neza. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye muri uyu mwanya, turagushimira umwanya mwiza waduhaye, turagushimira kubw'inyigisho. Reka urusheho kubana natwe mu izina rya Yesu. Reka ubane n'abari gutega amatwi iri jambo kugira ngo rihindure ubuzima bwabo. Turabizi neza ko ari wowe uhindura imitima y'abantu, turabizi neza ko ari wowe winjira mu mitima y'abantu ukabamenyesha ubwiru bw'ubwami bwawe. Reka ubutunzi bw'ubuntu bwawe bugure mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Nasengera buri muntu wese uri bwumvira ijambo kugira ngo yakire irihumure, yakire izi mbabazi mu mutima we, yakire kubabarirwa, akurweho gucirwaho iteka,
iryo twabonye muri Adamu twakire gutsindishirizwa twaherewe muri Kristo Yesu. Mana, turagushimira kubw'iyi ntambwe ya mbere, intambwe umuntu agiye gutera yakira iyi nkuru nziza y'agakiza, akakira kubabarirwa, kugira ngo izina ryawe rirusheho gushyirwa hejuru. Turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye kuri ibyiringiro bizima. Buri muntu wese ahabwe umugisha kandi izina rye rirusheho gushyirwa hejuru. Dusabye twizeye dushima mu izina rya Yesu Kristo.